Karetse y'abakire twagezemo kwibona gute? Njye nayikunze. Hiba. Kumwe. Hano hari twishe nawe se naguko. Tazamuje kamuyitora ngo ngiye kungo ngiye kumuri wese cyangwa mbishatse nyene. Hey, umva wagakobwa we ndakwanga ijana kwijana. Ubwo rero ubwo uziko ntabavumbuye. Ngo tutagiye kujya mu gatandatu ariko ntabwo imimana yayibasha ngo ajye no kwiga. Nawe ntabwo wava ku ishuri mu gihe byo kwitegura ikizamini wiga bizagiye uhure no gukora ibyo mu rugo. Numbazane ugiye kujya gufasha imirimo. Shiri sunyirukanye singiye. Nakwemera nkabura byose. Byose nkabihomba. Ibyo wankoreye warankoreye penda nabizi. Ariko byose nabisiga. Okay. Nawe ubwawe utagomba kuma agaciro kanjye nawe ngakureka. Hakire ngayigendere. Umunsi mwiza. Sako ufite isoni. Sindi umukobwa se. Eze njyewe ndi iki? Uri umusore. Eze uri umukobwa wande. Umukobwa wa mama. Umukobwa w'u Rwanda. Umukobwa wanjye ntabwo w'igihugu. Wariye se? Wapi. Amukoze uragiye kuranga mama wangu ngo ari kunda. Shirari umbeshya ari kunda se umukecuru. Ese shaza ngo uramukoze nyine umusaza. Genda hoshi. Ngo rasindire mu ntebe. Ndakunda ishuri ryanjye risa. Tashe neza. Urashoboye. Urantekera igeze. Surprise. Iki? Surprise. Nano gufata baba ngo ijyane mu cyumba usuzirambika aho ngaho. Bireke. Ibaga yireke mama kaje. Nakubaje ngo kwishuri byagenze bite? Byagenze neza. Okay. Ayenda. Ntikize. Bandega nikiza. Ese ujye wankore kuri. Ndikora ahandi nyine. Baza none. Bahukumbuye. Siko ngufite imbisubizo by'amaganya. Yega mfite matsiko hamwe ngo ranshaka. Okay. First one ari ngukumbuye. Ngambira rero. Ndagukunda. Man byo ndabizi. Kabwo mbwira. Ese kutambye. Agato nyine mbanje kweskiza. Kuri ibintu byabaye gushize. Shaka byongera? Oya. Ubwo ndashaka gushimira kuko impamvu yabyo. Kunshimira. Nanze kugiye guhita nk'abandi nyine ukambwangwa akira. Ako njye nkuko ndeba mu maso. Agenda. Ngeheze. Sohoka. Uranyirukanye wanjye? Ngeheze wanjye. Uzi impamvu mbikubwiye? Iyo umuntu ari muri propose yo kubana n'umuntu ari test nyinshi zibaho. Iri test rero yawe. Ushatse ko uri kunyimisha? Yari prank. Ntabwo kubita. Oya. Baby yari prank. Gusa nyine ikizamini we atestinze wari yitsinze. Mbese burya. Urwo nawe ukundaga rwikubye nka 5. Amanota ufite 95% yabaye 100%. Ese ko icyabaga muteye gutyo n'ukwereke iki? Ntabwo ari seriye buriya? I know. Wagize amahirwe ntiwavuga ngo yego. N'izina rya Yesu. Sheri. Kuri icyo mbaza uvuga ngo bagabo kucyuteye gutyo se. Uko namuna buri seriye pe? Nari seriye live ariko mu mutima ntabwo nari seriye. Nari seriye live ariko mu mutima ntabwo nari seriye. I know. Uri umukobwa w'igikundiro. Kandi umukobwa uzi kwihagararaho. Koze cyane.
kandi uzakomereza hariya. Okay. urimo umugore mwiza. Impamvu mubwiye gutyo, hari bamwe na bamwe na testinze gutyo ngo ndebe ko bashobora kuvamo abagore babizerwa mu rugo, ariko biranga. Mesesha kamubaza. Ushatse kuvuga ko abakobwa bose mwagiye mukundana mwaryamanye? No. Ese we twararyamanye? Nese abemeraga bagenza gute? Batsindwaga n'ikizamini. Oya, ese umuntu yaba yemeye kuri yana babonye ukuntu rumeze ukabyanga. Shirano. Ntuzaze kumbwira ko buriyo mbishaka utari kumpa. Njye ntabwo naguha. Ntibishoboka. Reka nkubwire shiri. Hari impamvu nyinshi zituma njyewe birabona ntabikora. Kwano? Nkuko ubizi, umwanya ajya gupfa. Hari isezerano namuhaye. Kandi isezerano ngomba kurirengaho. Namubwiye ko ngiye ngomba kuryamana n'umuhungu ariko nabanye nawe. Kandi tuzabana. Ako ntabwo turabana. Asigaye iki? Asigaye iki? Nanjye sombaza. Mwese wicaye si iwawe. Ugashyira gusezerana ntabwo bizi. Kujya imbere y'Imana ugasezerana. Ese tudasezeranye ntabwo twabana baby. Reka. Habaye iki? Habuze iki? Okay. Ubu se nkubwiye ngo tubane gutyo wabyemera? Uraza kwihangana rero, hari ugiye kwinjira mu kanya na propose igitekerezo kandi yacyemeye. Muzane macyaza. Ndamwaka rero umugabo uri gutekereza. Uzi ko wamaze kwizera. Asa umukobwa? Ahangaha? Wa musiko wamaze ashyushye. Oya, mama. Babigenza ute? Mbese yaba yizanye? Anyway, twanze mu kiganiro. Nibagirwa kukubwira. Shese njya nkumva. Bayenda kumva. We hari igihe utanye imbere rwe. I know, ndakumva uyu munsi. Okay, guzana akaboko kawe. Ngiye gusaba akantu. Kandi mbabarire ntunyangire sibyo? Hari icyo uransaba nka cyane? Hari igihe ujya ubyanga kandi njyewe ibintu byose nzabona byemera. Uransezeranyije? Yego. Promise. Subiza ko ngukunda. Ndagukunda. Subiza ko umugabo wanjye ejo hazaza. 100%. Okay. Nanjye nuko. Okay. Rero njye gusaba akantu sibyo? Ntuzongere kugira ikintu cyo kunsaba utande mu maso. Nta kibazo ndakora. Shiri. Ndashaka umfashe basi uyu munsi bwa none. Basi aba umunsi cyangwa ejo ndashaka kubona data bwanjye ejo hazaza. Ndabizi urabimerewe sibyo? Ndabizi birakugora. So bwa mbere mbigusabye urabizi. Ako uyu munsi mbabara basi nanjye ninde. Biragoye. Shiri. Please. Wanyuze mu bigeragezo byinshi ndabizi. Nkuko wabimbwiye papa wawe ego. Sindi kubikira kunywa amazi wibanze unyumve. Waretse nk'wose basi. Oya, banze unyumve. Ndabizi ugiye kwizuyaza ndakuzi. Papa wambwiye yuko yishe mama wawe uko wabimbwiye. Sibyo? Ariko ni papa wawe yarakubyaye. Kubera iki umuha akato ukamuta muri gereza wenyine? Aradukeneye aribwa. Njye simukeneye uko buri gihe cyose mutekereje. Ngenda mukeneye noneho umukazana wiwe. No. Ese ko iki duwa dupfite ikintu? Ko utanyumva? Buri gihe cyose mutekereje niba kumuvuga amaraso nasanze muri salo. Wa mama umbyara. Wanyumira icyo kiganiro tukakireka. Tukiretse guteze kandi nyugusabye. None se ko wamaye promesse ubu ngubipfuye gusa. Yanza kumenya ko rero ntabwo nari kwiguha. Ashiri oya pe. Wambabariye. Sure. Please. Okay, ndaza kureba. Uranyemereye? Ndaza kureba. Uraza kureba iki se? Ni igitabo ugiye gushaka? Ndaza kureba umwanzuro ndi gufata ndaza kuguha. Shiri murambi kubwira. Sinzi impamvu wari umbwira ngo amatwi unyumve. Ushaka kundakaza? Wambabariye ngajya kureba data bwo wanjye. Ibyo yakoze kubera iki wumva ko bigomba kuduherana koko? Subusheri igihe yabikoreye ukugana ni kwangana. Okay, tuzajyayo. Tuzajya kumureba. Yego. Sure.
tuzajya kumureba ese ongera ubivuga tuzajya kumureba teta amakuru se meza mva ngeze amahirwe pe nayobye ahantu hose mwarimutse aho wasize tuba ntabwo ari ubu ariho tukiba cyane kuri Imana ishimwe pe mva nayobye ahantu hose mpamagara Gihozo ndangira nambwa ngo urahari ariko we ntahari tuvuga ati narebeka mpagere wenda nabanguka arahansanga umeze neza meze neza nta kibazo na Gihozo ameze neza ameze neza ndabona ni ukuri mwarakuze aha hantu se ko mbona ari heza cyane aha hantu nyine naho twimukiye ubu ngubu vuba ukuri ni heza cyane ukamusaba akantu kamwe sinzi niba akanyemerera we nta kintu nakwima ni ukuri ndabizi ko uri inshuti ya Gihozo cyane Gihozo hari ikintu maramubwira ariko ntakajya nyumva Gihozo afite inshuti ye barakuranye n'ubwo baracyari inshuti witwa nde Umurisa ndamwibutse wahandi mwabaga mbere ariko iyo nshuti ye iba ishaka ko kumwica kandi mwishe nambaye imfubyi inshuro ebyiri kuko Gihozo ni mukuru wanjye kandi ababyeyi banjye bapfuye kera nyiri umwana ubwo rero ntansigaye ngiye nyine kandi Gihozo ngenda yambwira ntanyumve nkamubwira ngo reka kugenda na Umurisa ashaka guhemukira arangiza Gihozo akambwira nabi akandusha umujinya nkamwihorera kandi njyewe icyo kibazo nyimaranye igihe nkibabwira bakanyihorera nsigaye mbona amanota mabi mu ishuri kubera icyo kibazo ese wowe wabibwiwe n'iki ko mwanga njyewe Umurisa twarahuye yarabinyibwira ngo aramwanga amaso ku maso nta mwana ahinduwe n'iki simbizi ubwo nawe ndari ishyari byashoboka arambwira ngo n'ibi bintu tugezeho ntabwo ushaka yuko twebwe tubigeraho nyine ngo niwe aba ashaka ko abigeraho twebwe tukaguma hasi nyine ngewe Gihozo ndabimubwira akavuga ngo ndacyari umwana kandi njye ntabwo ashaka kunyumva ubwo rero nk'inshuti ye ndakwinjiza kugira ngo ubingiremo aho bigeze sha njyewe sinzi none se teta ibyo bintu bifitiye gihamya igihamya ngira gifite rero kugira ngo ngufashe iyo gihamya uzabanza uyinyereke uyime mbone kwicaza Gihozo mfite gihamya mbwa ati dore ibimenyetso ngibi byawe na Umurisa teta ahora akubwira ngiye kugufasha ndabikwemereye ariko uzabanza umpe gihamya kuko nyishyire Gihozo nyimwereke nawe abone ko ibyo uvuga ari ukuri urakoze kuba ubyemeye Imana iguha umugisha Imana isana yagufashemo nyine ni ukuri ntabwo nakanga kugufasha urabizi muri abavandimwe banjye ntabwo nakanga kugufasha ariko ndumva ntabwo nahita mbyinjiramo aka kanya ntarabona gihamya ejo nazasubira mu kazi nkasiga nakije umuriro hano iyo gihamya zo ndazifite ni nyinshi aho ni sawa nta kibazo nzagufasha rwose niba gihamya uyifite ntugire ikibazo urakoze ni ukuri ko Imana ibyo ubyumve ko ukoze oya winshimira ni ukuri iterambere ryanyu niryo ryanjye murabizi twabanye kuva kera turi inshuti ukuri urabizi turi inshuti urabizi nkuzura agahinja rero ntugire ikibazo rwose ntabwo nakishimira ko ubabaye gutyo mu ishuri utsindwa ntabwo byanshimisha nanjye ubwo icyo kibazo ntigikemo ukabona nzongera ngira amanota meza ni ukumva uzahita utsinda urugero no gukora icya leta nizeye ko uzagitsinda kugitsiranya nzagitsinda sawa urakoze rero ndabona warakoze umeze neza narakoze ntabwo ari kwa kundi nyingana ni ukuri Imana ishimwe kabisa ndabona warakoze ngo reka kera urakana ubuzima bwarahindutse kura ahubwo umva nizeye ko Gihozo yabyibushye yabaye muremure yarabyibushye ubu inzobe yabaye inzobe umva umushinwa ni ukuri aho ni byiza cyane ndishimye cyane ariko kuri iterambere mwagezeho Imana ishimwe cyane kandi muzitware neza ntimuzashukwe n'ibimubonye ngo mwishyire hejuru mwegere abandi mutari muri bo muzitware neza muhe abana beza tubambarire ibyo na Gihozo ajya bimbwira ntabwo ari we wenyine ubimbwira yego pe none se Gihozo washiriwe amakuru ye ameze ate amakuru ni meza nawe ari aho
yego ko nuko zamubwira reka munyereke wari umuzi se wigeze umubonaho ageza n'ahangaha yego mva nimba nyiri Kigali pe muzantumira hari nanjye mu burebe tuzakubwira igihe azaba yaje nzasaba Gihozo nawe uze nyine muhahurire mva murebe mushimire kabisa dufatanye gushima Imana muri karibu rero hano urabona byande si ubwa mbere ntibageze uko n'ubwa mbere ubwo naragishijwe nande twimukirana ntabwo wari uhari nicyo gihe wari wagiye mu ntara mbura ukuntu nkubwira yego rero ni hano dusigaye tuba nuko nyine Gihozo mwarakize Imana we ese ko ibi bintu nahoze mbirota mu nzozi zanjye uzi ko nzakira se oya nyara ukuntu umuntu yifuriza ibyiza ngize akajya arota hazaza hiwe birashoboka nabyo ni karibu rero wicare nyine wisange noneho reba kiriya giteleviziyo ubu mureberaho filime tureba filime nuko nyine ubu tugiye ajya kudushyiraho wifi dukoresha interinete turebe nyine ibintu byose by'amakuru nyine byasohotse kuri YouTube subira ahantu uzigira ujya we uhajya nyine ikize ufite televiziyo uzaba ufite wifi usi waba ujyahe kandi ubwo unasuka watekereza gusohoka njye sinasohoka ari televiziyo na wifi nyine uzaza twirirwane ahubwo twagiye mu magambo ndibagirwa ufite telefone hano mvana karambitse kano kanyago se shanga ndayifite none waremba ikintu nshaka kukubwira cyihutirwa sheri wanjye yambwiye ngo nguhamagare nyine uze ndebe nyine unsure nguhe n'aya mafaranga minerivare nyine byo ku ishuri minerivare ese mwarabikomeje gihora be sheri wanjye arazirikana aho Gihozo nawe amafaranga ya minerivare shyiramo nimero yari yambwiye ngo nzi kuyakoherereza Yesu we nuko nanze ko yaguhanye uri ririya unansurerega ubone naho mu rugo ntago amazina yo ndinda nyakubwira ndayazi wow shegiwe Imana igumugisha we Imana igumugisha n'ukuri kwima ushimire sheri wanjye reka giye buriya nanjye nyine sinzi nitomboreye umugabo nukuri giye wajureka akomuri uyu bihano wankuye ubu nagiyeho nkarya nkanywa nkakwibagirwa umva ugomba kujya ku ishuri tukarangiza kwiga dore buri gihe gitoya cyane tukaba abaganga tukaba abadogiteri tukaba abarimu tukaba ibintu byose tukarege ibintu byinshi bikandenga ni ukuri ntabwo nabona nahera nkushimira ibaze ko njya no kurira amara nkayabura kubera ibyishimo mbona umva mfite akumuregura umuvandimwe wowe sinzi impamvu utabyumva sinzi impamvu utanyisangaho uri nk'umuvandimwe buriya ndamutse nize utize sinzi ntanabona n'uwanyuma pe buransinda kubera ko turi kumwe nkaba ngufite na teta mufite ni abavandimwe pe ni ukuri urakoze Gihozo ukuri urakoze pe rega umutima mwiza ugiye n'utuma ugira n'ibi bintu byose reba na tuno turabyo shakira ko zuba mu nzu nziza pe ahubwo sheri reka ntibagiwe uruguha icyo kunywa reka mutumire teta ku muhanda kuzanira iki fanta nk'ibisanzwe fanta yihe fanta citro reka ngutumire ka teta nta kibazo sawa ndaje nta kibazo mbega agahinda ubu Gihozo anyishyurire minerivare Gihozo twasangiraga ibishyimbo bidakaranze niwe uri kunyiryagagoraho gutya imbere yanjye ntabwo ngomba gutinda ngomba kugira ikintu mbikoraho ejo atazanankandagiza imodoka ntabwo nabyihanganira pe reba imyirya bafite ngo bagiye gushyiramo wifi ngo bashyizemo ibi ngo televiziyo ngo ibiki buriya bazi ngo biranshimishije twe tukiri muri buriya buvumo nduzi ko ari ubuvumo ntabwo nabyihanganira pe watinze ntabwo watinze namugutumiye
nta kibazo. nuko nyine muri ni ubuzima nyine biriya busenye nuko nyine ubibona. Nta kibazo. Shaho umeze neza wabaye mwiza. Oya nta bwiza si uko nari meze ko. Oya warushijeho. Urumva iyo umuntu ageze mu bintu asa nkabyo. Rega ndicyari wa wundi nta byahindutse pe. Ntabwo mvuga mu myitwarire uko ugaragara nyine warahindutse warabyibushye wabaye akayobe wakeza n'undi muntu urabikubwira. Wapi sure ndi umuntu yitaye ahubwo ujya usohoka ntabwo ujya usohoka ntabwo waba wicaye hano hantu ngo wibuke gusohoka. Mwana ngiye ku ishuri ahubwo nanjye sinzi ko ndi butahe. warayize sinzi niba narara ariko aha hantu wahageze ntabwo akifuza gutaha. uzagenda ejo. oya mama ntabwo namukira. yego asigiho kana iyi nzu ifite ibyumba bingahe? ifite ibyumba bibiri ujyamo hose urebe nta kibazo. harahejwe se iriya ni dushe na tuwarete isiko neza ko ari ibindi byumba. oya ni ibyumba bibiri na hano muri salo. ningaho kugusura iriya dushe nzayogeramo. nese wabikoze nunanga nta kibazo. oya ubu ngubu ntabwo nari naje nabyiteguye. shana ni nziza mbega inzu wese umwishyura ngahe we? shira wanjye amafaranga mu 200. ngahe? mu 200. mbega amafaranga ni menshi? shana ni menshi pe. nese ibaze iyi nzu reba na rwa ruzu rundi nabonye abamo. rwa ruzu rw'ubanza ari nka 700. kwa sheri? oya biranzo niyo yiguriye. niyo na nyine we ntagakodesha. twebwe ngiye ntiyadukodeshereza nyine bisanzwe ariko nyine haraniwe. ubwo uri kumva ukuntu shira ari umukire. reba rwa rupangu abamo reba ino nzu abakodeshereza. none se ubwo umubwijije ukuri ka kabotike twajyaga dukunda kujyamo wambwa ko ariko kabakora ibyo bintu byose. mva nk'ibazo bari kwibaza ariko nanjye nabyibaza ariko muri wowe uri inshuti yanjye ntabwo naguhisha njya kubwira ikintu shira wanjye ko ariko kareka si ngombwa kubibwira umuntu ari we wese. mama wawe kareka nyine shira wanjye acuruza amabuye y'agaciro. bike ako nyine n'abantu babizi kuriya nyine muri butike yabaga ari nko muri weekend nyine wenda arimo nko mu kiruhuko ashaka kuruka mu mutwe. acuruza amabuye y'agaciro yewe we ahubwo n'iyi nzu ibamo ni iya makeya niba ari uko bimeze ko ari umukire. oya mva ni umukire shaho amabuye y'agaciro. hari ntabyo nakubwiye ariko nyine ntuzagira umuntu ubibwiye nta muntu ujya nkubwira ntabwo ari ngombwa ngo umuntu umushyire umuntu agenda avuga ngo umugabo wanjye akora iki ngo umushyire wanjye akora iki ntabwo ari byiza. shagiho ni umukire we. nuko nyine imana iba yarabahaye ariko none se buriya ngo niyo yiguriye biriya nzu hari abantu na bya bitebe none iriya nzu ibyumba byo nabonye ari byinshi cyane utanabibara. yumvira ni ukuri buriya baba barya nk'iki cyo kurya se twagiye akatugaburira se si bisanzwe twariye rimwe abakiriga barya ibiryo bidasa nk'ibyacu. tuzitegure tujye kwiberayo tube n'icyumweru. none se ari ikindi kintu yakubwira kikize urumva hari ukuntu ugize ukambwira ngo yakoze ibi ngibi ngo yambwiye ngo tugiye kuzakora ibi ngo tuzajya gusura umushuti we ngo tungayimunyereke ngo turenda kuzagera kuri ibi ngibi ko nakeneye kumbwira. ni ibanga ry'urugo. ntabwo ari ngombwa byose bikubwira muri mwese ubwo urumva ibyo ni byo mu buriro bumbwiye kumbwira ngo twasohokeye aha ngaha napanze twagiye n'umugabo wanjye cyashire wanjye cyane nk'aho nakubwiye n'ibyo mu buriri pe oya ntabwo ari kimwe ahubwo utangiye kuzajya ushaka kumisha. oya ibyo ngibyo byo rwose wapi reka twari dufite ba nyogosenge bajyaga baduhanura kera kujya kukubwira ngo ngiye ngo na sheri ngo twapanze ko ngo tugiye gukora kino kintu ukivuga nyine njye nzajya kukubwira nagikoze. ubu ugiye kuzaba umugore we ujya uba muri rwa ruzu ugiye witwa madamu Vincent wambara ibibubu nka ba bagore bo mu bakire njya mbona ibintu bambara ariko n'ubundi mbona batangiye kwambara nkabyo n'ubundi nta gishya kizaba kibaye. nawe ugategereza igihe cyawe igihe cy'umuntu iyo kigeze byose birakunda. uziko ku kigo mari batagikanira hamwe se gutuma twose mubonye n'amahera murajyana nta birere sha mwarakize narahora uracika mbese utararinga aho ngaho siko nari kuba mushiri wa Gihozo. mbese ujya kure mana atagira umuntu ukubona aho ngaho uru ruzu uri kubona muri iki gipangu iki kizu kiri muri iki gipangu niho kwa shiri wa Gihozo wakiriwe. Gihozo niwe utaretwa n'umusheri utaha uzomutipe waroroshye ko nabari bogarira umva uru rugo ubona
ni rwo rugo rwiwe. kuki ubu se aya mahirwe yaba yarayakuye? Amahirwe kiriya cyana sinzi naho gikura amahirwe, ariko numva uru ruzu nibwo atahamo ndumva ngiye kuzasara, ishyari riranyishe ringeza aha ngaha. Mana nyagasani, ndagenda nkumva ngiye nko kwikubita hasi ngiye kurwara isereri. yewe nanjye ritangiye kuza, ntabwo wambwira ukuntu Gihozo umutindi wa nyuma tuziranye ari we muntu wateretwa n'umuhungu utaha. Ariko gute atamutereta? Yamukuye muri ibuka Nyakatsi yabagamo, yamukuye muri Nyakatsi amujyana mu nzu, wenda nagishamaje ariko irarenze bitewe n'ahantu twebwe tuba. Irarenze n'ubu ngubu se ngeze mu rugo tuvuyeho turi tukajya muri iriya nzu, batubona ko ari impinduka twagize. None urumva kugera aha ngaha ari ibintu bya danje. Yesu we, ngiye nkurikije ubuzima yakuriyemo ntabwo yateretwa n'umuhungu utaha. Ariko nawe uravuga uhahengereza cyane, uzi ko bashobora kukubona umva ahubwo nkubwire. Urumva Gihozo shobundi mani yamuhaye amafaranga ya minerivare, kagira inkuru yamuhaye amafaranga 100,000. Ariko ngiye n'ubundi ntabwo nzajya ku ishuri. Ntabwo nzajya ku ishuri, ahubwo ari amafaranga ndashaka ko tuyabyaza umusaruro mu bundi buryo. Natekerezaga umva njye nawe dufite umugambi umwe, urumva dufite umugambi umwe wo kuba twahemukira Gihozo. Nako nagaruka umuhemukira nawe araduhemukira, yaduteze ishyari gutya se ubwo no kumuhemukira. Wari umutima rero nari mfite igitekerezo ko n'ubundi nta kintu wabasha gukora nta mafaranga, nta kuntu 100,000 byatugira akamaro. Nkafatamo 50 nkayaguha, andi nkayaha mama akadufasha tugashaka uburozi tukareka ukuntu twakirwanaho. Uburozi cyane biranoroshye nkawe noneho mwigana. Reba ko kuntu mujya nko muri kantine, mugahora nko muri kantine, yego ntabwo mukunda kuvugana ibintu byinshi, hakushobora no kumwigirayo inshuti mukagira uburyo kimuhura. Cyane iyo mutanahura we wakora kushoye kose icyayi yaba ari cyangwa ikintu cyose cyose yafata ukamakinga shuwa ko ukegeraho bikoroheye. Ugashyiramo nyine bitewe n'ubwo twabonye n'uburyo ki babikoresha, ugashyiramo tukaramani ko cyatuvira mu nzira. Reba no mukire w'umugabo mutereta, uzi ko bayenda kuzagura imodoka ejo bundi akajya ducaka dutera ivumbi. None se ushaka ko tumwica? Kanyumvira bwa bugoryo ugiye ko ugiye kumbwira ngo tumutere icyuma se noneho ushyiramo n'ubujiji. Icyuma nagira ngo tukimutere iriya sura tuyangize, ntabwo nari nzi ko tuzamwica. Ukuntu urinjiji. None se utekereza ko twafata icyuma n'ibintu bigaragara, ariko karakano vaje hano kandi uri kuvuga cyane. Uri kuvuga ngo icyuma, urumva icyuma ntabwo kiranye n'akantu ko kuminjira. Karako kuminjira ntabwo amenya n'uwo muhitanye. Urumva ntabwo abimenya. Nta n'icyaha cyane tujyaho. Bira nta cyaha kirimo umuntu wamuhitanye kuriya. Ariko uzi ko ari byo. N'ubundi umuntu wamukunze na twamushyiraho icyasha, n'ubundi yamutwara. Yamutwara cyane. Urumva dushobora no kutagira amahirwe yuko twabirokokamo, ariko ko nakantu toto. Ahubwo umugambi nuwo. Oya umugambi nuwo nguwo. Kuko ngiye rwose antira ishyari. Ariko baje nko bakaducaho n'ikimodoka akabankubise nk'ivumbi. Noneho ngiye ikintu gisigaye kimbabaza, ibintu byose byiza ni Gihozo, inzobe ni Gihozo, niwe ubyibushye, niwe ufite umuhungu uteretwa. Ariko kuvuga gutyo nk'ubu uramutse akwicara akakubwira story y'ibintu byo byose, nari ukuntu ushajya nyicaza kama story ukuntu abayeho neza zingo ndamwishimiye. Kumba ari mara ameze nk'uri kunjomba ibisongo asubiza amakura amasubiza. Umva uramukobwa arandya ku buryo sheri wiwe utaha muri iki kizu nago bizagerwaho. Ariko se buri yaje kutudabagiraho aba yumva dushimishijwe n'ubuzima bayemo n'uko turimo. Iyi nyubako wabonye runo rupangu, reba noneho hariho na sonera. Nge ntago ndabyumva sindi bunasinzi. Kuva wabaho wari winjira mu gipangu byura ngo wabere umushyitsi. Ahubwo gahunda tuyisoze ryari. Nge ndi kumva biri gutinda. Ndumva biri gutinda, ndaryama nkamurota, nagenda nkamubona mu nzira. Oya nyine icyo ngiye gukora na ayo mafaranga nyine nkubwiye mfite. Ngiye kubikora gutyo, mama dushakira akantu k'uburozi, urumva mama nawe ajya akunda kumenya utuntu nk'utwo. Tubigenze gutyo turi ko bizacamo. Ariko nawe uragacakura bwo n'iki kubyo mama wabikora. Oya mama riga n'umundi mama ntago mama ari umurozi, ahubwo niko kundi nyine umubyeyi abashyigikira umwana we, kuvuga ati mwana wanjye wishime ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndumva mama wari niga yacu ahubwo. Mama sha tugire vana mama kumenya amenye ukuntu wowe duhuza. Yagukunda akavuga ati ahubwo uyu nguyu yaza kuba nk'umwana wanjye wa kabiri. Ndumva twagira vuba pe birimo guti. Oya gahunda niyo ngiyo tugomba
umva kwihutisha ibintu kuko nabi byabo biri kwihuta reba agiye gusoza amashuri bakora ubukwe bagire bate ibyo byose ntabwo bigomba kudutanga tugomba kubitanga mba ndeba ukuntu kiri kutudabagiraho ngo sheri wanjye ngo ibiki n'ibiki ubundi aba yibagiye kubyinira mu manda dutega amaboko akoreba runo ruzo akoresha abantu barahirwa koko reba kino kizo umwana twagendanaga tugira gute tukaryana kabisa ntagahiye akana honda akaza muri uru ruzo ubu yumva kuba yanyishyura yama minerivare y'ishuri bihagije kuba ngiye nanyurwa kiriya gikorwa cyangwa gifite imiti byihorere ari ibyo ngibyo nanjye byaba byarampiriye imiti se ninde wayindusha ngiye ndakubwiye ngo uriya mukobwa ntabwo nzi niba nabyita amahirwe nabyita iki ariko ngiye ntabwo nzabyemera turi kumwe uzaca akaguru nca akaboko ikibi cyawe rero uganira nk'abana none se wowe urumva twafata ibyo byo guca amaguru n'iki twe tugomba gukora ibintu nk'abantu bakuru mu bwenge ahandi dushobora no gusanga bari kumuririra ari gusamba tukafata igihozo we urumva ngewe iyo gahunda niko igomba kugenda njye n'uburozi n'ubutinda kumwica nanabyirangiza nashaka nkanakora se ko mu nda y'ahantu utari bunkumbuye si kwanza gukumbuye tata meze neza so tata ugiye guhindura umwenda wambara undi nageze nje kubatwara ngo tujyane mu rugo ngiye namujyana nawe si tata ntarasoza no kuvuga urambwa ngo ntabwo ujyana nanjye nanjye ntabwo ujyana nawe tega amatwi ubanze wumve nyine hari ugiye kujyana n'amaguru simfite imodoka so ati nje kubatora mfite agasiripurize k'akarori mu rugo ngira ngo tugende dusangire twenjoyinge ubuzima nidusoza nanjye mbashyira imodoka mbagarurira hano muryame nanjye nawe hari ikintu kigoye hari ikintu bitwaye se mbagarurire muryame nanjye ntange kuruhuka keretse ibi njyewe nta kibazo okay tita najye guhindura rero waratitwaye kugenda gutya mbara ikisi ngiye nababwiye ngo ntabwo tujyana ariko none ibibazo biri hano kubera iki teta kuki utajyana ntabwo tugenda n'amaguru wabaye iki ninde wakuroze ntawe bambare twa twenda twaguze ejo ngewe ngewe nshaka kubasaba ikintu ngo kugira ngo mbabwire igi rya hano inyoni irayihanura yameneka egama nawe twumve igeze inyuma ariko akanegama kutananje kose wegama buryo ase ko ngufite watse nkegama natata tegama twitata aburetse okay ngewe ibyo nshaka kubabwira ni uko akenshi mubibabwira simunega amatwi teta imate nagutega amatwi habaye iki ngewe nubwo muvuga ngo ndishime sinishimye yaba inzu tubayemo yaba televiziyo munyereka ibintu byose mu bwenge ntabwo binejeje nibura na mbere aho twabaga tutaraza aha ngaha nubwo nabaga mu nzu mbere ariko nabaga mfite amahoro kuki ngewe ntabwo ari ibyo ngibyo ngo imyenda mishyashya ngo narya ngo ibiki nubwo naryaga kabiri mu cyumweru ariko byaranezezaga nese tutahabaye iki ejo ntabwo wambwiye ngo urishime tuguteze amatwi ni ikihe kintu gihari gituma utishima sinzi isura ya mama ukuntu isa ya mukuru wanjye nawe dadi wambereye ikintu cyiza ku buzima bwanjye ariko byose ntacyo bimaze wakoze teta ufite ikihe kibazo ntacyo none se niba ari dadi wawe uri kumamagara ko dadi wawe gutuma tutagenda iwe mu rugo tujye kunywa turigenda ndavuze ngo ntabwo bijyana n'ibintu nshaka kubabwira hari umuntu ushaka kwica ariko ntabwo mujya mwumva ngo umuntu ushaka kutwica umuntu ushaka kubica kuva kera njye nanabirota inshuro njyewe wese cyangwa Vincent mwese nkasigara ndi umwe niko akora mbwira kuki teta uyu munsi n'uwawe tubwira ibintu byose bikuri ku mutima ariko njye sinababwiye yuko njye ntishimye kuva uyu munsi kandi njye nababwiye yuko hari umuntu ushaka kubica sinzi impamvu utajya mwumva ese uwo muntu ninde ni umuntu usangira na Gihozo biganye w'inshuti ye ya hafi
kuvuga se ngo wapi reka tubwire nanjye umuntu ashaka kwica ndimo mwebwe nkasigaye njyewe agiye kera ku busa uwo muntu ushaka kuturoga ninde ni Umurisa Teta Umurisa ni ikihe kibazo ufitanye na Umurisa njyewe ikibazo dufitanye ni uko ashaka kubaroga kandi njye sinshaka yuko mwese cyangwa akagira n'umwe Teta ndagukunda kandi na mukuru wawe ndamukunda kandi ntawe uzi impamvu n'imwe naje mu buzima bwanyu sibyo kandi mukuru wawe nzamurinda nimba navuga ngo kugeza Yesu agarutse igihango dufite n'uwo ugomba kumbyarira abantu ntaho yajya rero humura ashyitse umutima hamwe kuko n'ubundi muri kuvuga ngo Umurisa ariya ni Umurisa yego ariko ajya unyibutsa n'inshuti yawe ngira hari ibintu mba nabamo Teta niko yitwa uramukuba ko muranga abona ataroga kandi n'ikindi se n'undi se ko mu bukwe dufitanye na mukuru wawe ko ari uzamwambarira ese Teta ubundi bwo yabutse kutwica igihe tumaranye urabivuze neza uravuga ngo twarakuranye ngo turasangira nyine turasangira ubu nibwo yabutse kunyica koko igihe no kutajya unyumva ndakumvira ubwa mbere mbikubwiye si ubwa kabiri n'ubwa gatatu ese undi wazamuhotse ukatubwira ikintu mupfa mu mutima wawe ukakitubwira nk'uko ubotse ukatubwira ibyo byose ukabaho ukatubwira ikintu gituma uvuga ibyo byose kibigutera ni iki yagukoreye njyewe Umurisa igihe ndipfa nuko bavuga mu muryango agiye kuzabica akamukubwira se yego shagiye umenye usinziriye pe asinziriye none se uri kubona ari maso nari kuvuga urumva atasinziriye we ese arimo amarira aramanuka kuri asinziriye hari umuntu urotarira ko nawe noneho Teta kono reka ndakomeza mbikurikirane ndebe njye sinshaka ngo ibyo kubikurikirana nshaka kumva igisubizo nyacyo njyewe kuko Umurisa sinshaka yuko mwese wowe tubwira icyifuzo cyawe ushaka dukora iki njye nshaka yuko Umurisa murekana kuko sinibaza ukuntu umuntu ukomeza ukaba inshuti n'umuntu kandi ashaka kubangiriza ubuzima iragira hino humura mari ku bwanyu sibyo ibi byose iminsi mike ndaguha igisubizo sibyo twagenda uhindure kanya tugende ngirineze ibi bintu uyu mwana amaze imyaka bivuga ase ko icyo ahora buri munsi abitubwiye kugira nubwo ari amaranga angana gutya nimba Umurisa ari n'umurozi azakuroge wenyine ibintu byo kugira ngo mpfinishwe n'umuntu ntazi aho nako ntazakuroge se Umurisa yaroga nduriye azize no kurozi busa yari yanabwumvaho se ahubwo njye nyobera uriya mwana abadahimoni bamutera sinzi sinzanabikura pe gusa